mazira tokiya ubwo suri shuwa kugejeje iki gihe utararya kargishashi nushaka wongewe na mushipiri usinzu yanjye ngomba kuyisanzuramo kuko ndayishyura kwishyura ibisandu yewe iyo nayo nawe ntegereje ko azanyishyuraho n'ubundi nzayishyura munsi napfuye cyane ko iyawe namaze kwishyuraho icyacu ubundi nkari kasike ibe ku bwenge yaramenetse kubera ikizi warazinduka wicara ku muryango wo mu nzu inzu dufatanya kuyikodesha none se sinkodesha imbere yawe none kumva ari imbere yanjye si ukodesha iwanjye nose nicaye mu nzu yego si mu nzu ndabyumva hanyuma ubwagize umushyitsi uzakunsura akabona ukuntu wicaye wagataraye wagira ngo wicaye iwawe ubu ntiyagira ngo ni igicumbi udacumbitse se ubundi warayishyura ntayo naguze ariko ndayishyuye oya tuza ashaka gukodesha inzu y'ibihumbi 250 ngiye nkodesha 15 ntabwo avuze ko tutabana twese turabapangaye gaponga urupara ku ipikipiki ya polite wagatupa kagukubita icyapa gishushanyijeho parisi wadebewe nibizi tuyikodesha wishyura yawe nanjye nkishyura iyanjye kandi bose afite ibaraza ntabwo tuza kwishyura ku ibaraza ryanjye mu cyakare wikigora ashaka kubaho ni ukubana tuzarubana mu cyokoze nimba wumva bikubabaje ibaraza ryawe riturura ijyana kagira ngo n'uruzi rwa nyabarongo rukaguta muri nile wadebewe aho kwiterura ndijyana wowe urikicaho naguterura nk'udumva adonde so mu mamini nwa ya dodo kadodesha ku rudodo rwa derede kubw'iditaro wadubuka hako se wa mugabo ibyo urabona byari ngombwa kuzinduka mu gitondo utonganya abatura gatonga mutotezwa n'ubutatu butagatifu butarimo petero undi se yabwigezemo niyo tarigezemo se niyo uburenganzira bwo kuza ku ariko ubwo wibuka ko nishyura 15 byanjye hanyuma se nyobera ko nishyura 200 ayo 200 rero yawe arutwa n'igiceri cy'icumi cyanjye nifite hano mu mufuka gacumi ku cumi kukicariza ugacangwa n'amacango y'incira wagicuba aha uri kwivunira ubusa ubwo wagize ngo nshaka guhangana nawe ngewe byananiye kandi gutabara se amaze amezi 6 mu bitaro ageze aho ukeneye yewe ntabwo murusha ubushobozi kurya nkenera wikigo makuru mara kuba warigize ikihe ubundi ikihe bese gute ngubu nkaho uyifata ukanyoka ukantera amagambo wicaye imbere yewe uri kuntera amagambo nishyura inzu ikubye incuro 10 yawe wanyuze ugakomeza ukantinyuka bigeza erega kuba wishyura iyo nzu no kuba nanjye nishyura iyanjye ni ibintu bitandukanye wose wava kodesha ikintu cy'imbazo usora kizwe ngo urakodesha igikoni bikamo ibyogo byawe ahubwo se umama sane ntabwo ujya kuyagurisha bigurishiriza iki gusa icyo nakubwira biranzengeza kuko mba niryame mwumva ikintu cy'igisoro cyahubutse mu mutwe mwongera nkarwana no kukimanika nkakimanika mu gitondo nabyuka nigere ku kazi najya kwiriba ngasanga mu maso nuzuyemo imbyiro kumbe n'ibisafura byawe byamanutse biragira ahubwo byose nyiri ibyondo wabiteye kera uti wowe wabyiteye urabona kujya gukodesha inzu nyanzu wowe ukaza gukodesha ibiko none se kari ibyo mbashoboye nzajya kwishimaho nashyiki bose kutajya kubaza ahandi ahanga waraje urahabona sibyo uherekeje wa mugenzi wawe wageze ubona ni ubamo n'igikoni gusa ahubwo wowe tuzakubaza ngo kino gikoni nagikodesha ngaho nta n'isoni none se ko nabonaga amafaranga mfite ari make bamaze kumbwira ko Kigali inzu zihenze nari kubigenza kuko nanjye bura nabonye isomo ntabwo nazongera gukodesha nyiri ibyondo ushoboye ariko ibyo yakoze nibyo da kuko buri muntu wese agomba kwibonamo kandi akabaho neza nubwo rimwe na rimwe bijya bimbangamira ariko naranatomboye da ubu sindi inzu y'ibihumbi 15 Kigali nari kuyikura gakurwemo amaso kagenda nagara hanze nk'ayindaka banyumvira ra akuru nkaho ni gute inzu wari wayibuze ugomba kuza gushakira mu gipangu ntumbitsemo aho nayishakira hose mpfa kuyibona ku mafaranga mfite ibindi ntibikureba ibindi ntibindeba umuntu jisho narimenye nibwo uzagenda uzarimene se turebe ako nkamaze nkubaza ko nzi ko igihe ta toilette ibamo ubundi ibintu byose ni wowe ngo uzo kubikoramo ahanga bikoreramo nashaka nkabikoramo cyangwa aho mbikorera ntiyakureba pfa kuba nyishyura ngewe urumva se amaherezo ntazarya ibyo ryo mu mazira tokiya ubwo suri shuwa kugejeje iki gihe utararya kargishashi nushaka wongewe na mushipiri usinzu yanjye ngomba kuyisanzuramo kuko ndayishyura kwishyura ibisandu yewe iyo nayo nawe ntegereje ko azanyishyuraho n'ubundi nzayishyura munsi napfuye cyane ko iyawe namaze kwishyuraho icyacu uryishyurira wabuze nanjye nzu urajya kwishyurira umuntu muzima isanduku wowe yishyurira kandi aricyo mpana nawe ariko reka nkubaze uriya umwanzi wawe iyo umubonye ari gufa cyangwa ari gusenyura umutiza umurubo nawe rero mu rupfu rwawe nzikokora nihangane nkomore nyinshi bite nguzi cyatanga nanjye ngura isanduku kagura isanduku ya gatatu we none kugira ubyemere ugashyingurwa bwa mbere aho ntuye bwa kabiri kongera akagushyira mu yindi ikwikiriye ya yindi niya gatatu ikwikiriye ya kabiri niya gatatu byose bipfundikiranye wagicucu ariko banza wowe warabanje kuba umumeni mbere yuko ukira ahubwo banza warabanje kuroga mbere yuko uzikirwa ahubwo wowe bazagukontorora bazareba amafaranga ubona nimba utakura mu bumenyi kuko nibo batukana gutya sawadi wowe udatukana ubwo nakubonye cyane rwose none se wigize wumva nkutuka cyangwa umbwira nabi sawa nyine wansengeye ubwo nakumvishe kuva kare hose sinakumva gasubira mu kwiyanjye yapfu wanyumvira gahise ubwo ni kuri radio none nakumvira gakureba ndeba nyine nta kintu kibi nigize mvuga ahubwo wowe
ufite ibibazo byinshi by'imyumvire. Sawa nyine ubwo utabifite ubwo ngo niyo nyine ujyara mu bikona amasafuriya yiko kugwa hejuru. Ahubwo yari amasafuriya yawe umunsi umwe nzajyana mu umunsi wandakaje kuyazinga mu mufuka amasafuriya wamara amasafuriya wamara kuyazinga nawe nkita nkuzinga. Are you sure Emmanuel? Sawa ntari buzamenye saa 8 se saa 8 uzamenye ngo byagenze gute Kajyamani tuzavugana mbwa tujye ku gipangu arahirya cisha agafuka itameza amafaranga yanjye nishyura inzu kereka ntazabura kwishyura inzu ujye uhora urekereje kwezi kujya kugera uri kubara nimba mfite amafaranga yana mfite mugiye nayabuze ntabwo nzara hanze hari ibisafuriya byirwa bindara hejuru kurara hanze urubundi hantu wari ntaho tane hanze kuko imibi y'amasafuriya y'ikujyaho n'ubundi uraruganya kandi rwagurara mu nzu kandi wishyura ku kwezi noneho naribi wereka nkwereke umuntu akunawe byibaza iyo umuntu w'umusore sore kandi basura bafite abantu bakundana nyine biyegeranya habwizwa izana umuntu mukunda singe nemerewe gukunda umuntu uba mu gikoni hasi wana mugani wakabimenya nyine rero ubimenye ngiye ibintu byo gukundana ntabwo mbijyamo umunsi nzagira inzu ariko nawe ntabwo wavutse umeze gutya ubwo we ikintu kinagaragara faranga bakuye mu nzira mbi kuko nta mukiri utukana gutya gakira ni papa rwose ubwenge buke nibwishira ni nk'inkororo wabandi rwose dore urongero urigaragaza se nigaragaje mibiki wigaragaje mu bitutsi ahubwo amarushanwa ntayahari ngo we uzajye urebe ko yatsinda ko ibifaranga byo ufite numva yakuye mu mabi gusa amabara wose wadebewe gutukana abantu uzi akazi ko gutukana ushaka kugakora se ibi ndi gukora art ubundi art wawe kitungumo art se hano turi kugaragaza impano kucyari ngiye uri kubwira washatse undi ahandi hantu ujya ajya nko kuri Kiss FM cyangwa ahantu bose bagaragaza impano kariho uvuge Kiss FM neza ushaka gusoma kabyore utuza hano ntabwo utatukagaragaza impano nimba ushaka kumbwira nabi ujye ugenda ushaka abantu ubwira kuko nge nta kintu rwose nta kintu kikinkana wambwira nabi wagira pfa kuba nirya mu gikoni cyanjye meze neza umusuzu wundi ukajya hejuru kagenda yashumutwa nk'urugero uranyumvira ngo umusuzu ukajya hejuru ujya hejuru se usura amasafuriya yawe amasafuriya yawe sibyo birande ngiye uri mundi reka nkubwire urumva nako kari amasafuriya ngomba kuyagurisha urumva urazi imbwa yarashyukira nta gisafuriya ushobora kuyoberaho gahita nkwiyobereza muri wese wowe sawa wese se ko ifite uwuyibamo nawe njya gushaka miti ahubwo yambwiye ngo biriya byo kuza saa 8 wirukanka mvuye mu mayoga n'ibiki byose ukaza umukomanya ushaka kumunya hejuru wasitake kanyeshashi na mushipiri wa gicucu yashaka kumunya hejuru zo toilette mu njyewe nyamunzu we utazakira cyangwa udewe ugereranye nawe ye rwose nyamunzu ntabwo wakwinze ibi 200 ngurnye hanze bishoboka ubwo urumva ko burya mu nzu warateye imbere cyane rwose nateye imbere ubwo se no kurya mu nzu warateye imbere biringaniye ubwo nutera imbere cyane uzabinyamo kandi nyipiki kijya kubinyamo urabona umwana wabineye ako sibyo ngibyo kayiyo ndwara yikiza komeza uvuge gutyo nimbwa umushinya wawe ushira mu kuzunguza imbere imbwa ninde ntayo mvuze rutini yayindirana n'ibyombo kandi nabyo bitari ibyayicumbitse munsi y'ibyombo by'abandi naho se yayindi nyamunzura ko nyamunzu byo ni kitegeko rwose byo bigaragaza ubusirimu bwatanga kuko no muri hoteli combination isi itabona izindi gihe zitandukanye zo mu hoteli no muri nyamara hoteli yitwa Nyabugogo izo zose bari nyamunzu ngakomeza utera imbere nyine ubwo ko kuri nyamunzu byongere nanjye nzakomeza nira munsi y'icyombo cyanjye cyangwa se igiti cyanjye wongeye icyombo wowe uraho ngaho kugira agasahani kamwe ka plastique no kakandi k'igitano kavuga cyerekejwe n'ifurusheti imwe nawe uraho ngo ufite ngungu ece ako nge ndanyuzwe ntabwo nzagira ubwo bugoryi n'ubumara bwo kurya mu nzu araburiya bakamubwira ubutindi baravuze ngo abatindi buriya ubwenge bwabo omeze nk'ubwibya byashiririye ku ipanu turashize none homora biragwira cyo gahomoka nk'inzu Sara cyane fresh kabisa nziza wicariye hano se kabisa naye mbonye uzindutse twitera mu maso nanjye numva nkibyuka mba naryamire byandanje kabisa kuko ari numvaga karuru hano se muvuze induvye byagenze ute ni wa mugi nganga uzindutse nera hindura umana
umutipe banza nakunda gushwana byagenze ute gushwana ngo nuko ngo namwicare ku ibaraza abo se babona nzicara kurya igikoni ese tuzatwicara he nanjye nta rubaraza ngira rero rwo nshatse kwicara nahanga Nusaragira ngo tujye kwicara he aka nanjye sinzi icyo abashaka ubwo arumva nzaye ndara nkwepana n'ibisafara biri guhubuka nibwana cyane nabwo ngo nirirwe ndumva hari ukwihangana ukazagura kasike utari umumotari none se kasike kipfuka umutwe izapfutse n'andi magufa yose y'umubiri ariko buriya kasike uyambaye buriya mu mutwe niho hantu haba hakenewe ubwirinzi bukomeye kuko uzarebe n'abamotari ntibambara mu mutwe gusa se aho ngaho nyine baraba bari kuvuga ati ningwa wenda ndareka kumugara umutwe kuko niho haba harimo n'ubwonko wenda wahituba ariko amaguru aramugara ibindi nabaze mberemo kajoriti muri iki gikoni shaka nyine ukaba kajoriti ariko niwe waba warabyiteye ubundi wakodeshaga igikoni wabuze inzu nziza ukodesha sawa nyine cyo koze nawe munyarwanda wa mbere waciye agahigo agakodesha toilette kandi akayibamo nibura nanjye wangu gusa arinjye nawe urara ukwepana n'ibisafuriya bitari n'ibyawe ninde ubayeho neza sawa nyine ubwo nawe uriya wese nitenguka nibwo uzabyemera hasi zatenguka itengukira he njye nukuvuga ngo njya no kuyijyamo nabanje gusuzuma none n'ikimenyimenyi reba rwa rudamu rugeruza gusuzuma n'umugabo wa hano rumwe runini ko rwagiyemo ntigira ikiba rufite ibiro nk'ijana kandi ariko umwa kunyenda iyo wageze n'ibiti byose biranyereza uzagenda ugera ikiza noneho izanatenguka waryamye bahite baza mu gitondo barenzaho agataka kuko ntibanakunda ngo ifite metero 500 iyo nibyo wivugira sha irikomeye nk'urutare njye n'abantu ndayisuzuma rero nubwo ufite ibiro 200 nta barira nta kintu yaba noneho bivuze ko hari n'andi wagiye usuzuma cyane rwose narebye nyinshi nk'izihubwo remi no karitsiye yose noneho njye nahereye ku kagari ndabanza ndareba mbona yoho hasigaye nk'umunsi umwe cyangwa icyumweru ngigwa nahise ko nigena hanyuma y'isa rimwe numva ngo cyaridutse kwita ko noneho nkomeza urugendo ndaza nikubisa hano nsanga kari abamaze gukubaka ko ni n'agashyashya buriya karimo n'udukara ndakaba ariko niberamo sereka nkubwire ko ubwenge buke butera kwinshi wowe n'ubuhe bwenge bwagufashe ujye gukodesha toilette kandi wasanga ujye ugira ngo ubwenge nabuze none ni iki ntabwo ari ubwenge si n'amafaranga njye buriya n'iyi nzu nayikodesha yose ariko nanjye niho nashatse kwigira kubera kuko njye nshaka ibintu bishyashya innovation nta wundi muntu wapfa kubona wakodesheje toilette ku isosi yo kuba rero iyo umuntu ashaka gukora ibintu byiwe wenyine bishyashya bigize uriya abantu bafata nk'umusazi kandi akenshi cyane kenshi ubwenge bwe ntabwo wari gusa aho utekereza gutyo niwe utari muzima biriya bintu ngiye nkora babyita ati ariko rubanda mujyana n'ibyo mwatinga ibyo bimeze nka bya n'ibyo abantu bifata bakajya mu ishyamba gukambika mu bazi ko harimo inyamaswa usanga bamwe zirabariye abandi barinze bashira bari kurwana no guhunga nazo kandi aribo bijyanye ubu nkawe cya kirudutse wakumva uri gutera induru waguyemo ngo mu nawe ari nawe wizanye reba shaka buriya kubaka izina ntabwo ari ikintu cyoroshye none wowe ushaka kuyubaka mu biki njyewe nararyubatse buriya abantu bose baranamenye uzi ukuntu nabaye icyamamare ku isi hose ibyo byamamare byo kwifata ukajya kuba muri toilette ubwo bazabwibura bagutwara ariko si yo nyibaye bose kuba mu kibono ubundi kuva naba mwira toilette uri kunseka gutyo warumva ndakana gacurana cyangwa iki ngo ikintu cyangwa ngo ibikini byako wowe isafuriya ngo yanguyeho ngo ibikini ntimaze mu Rwanda hano numva niryamye hari ameza neza ariko ikibazo si icyo ngicyo njyewe isafuriya ishobora kungwaho singira icyo ba nkanataka nkanavuga n'ibikini bike ariko ni rimwe pa ubwo mo bahita bakingura iryo suzuma nabanje gukora uragira ngo niryiki nasi isuzuma wowe uri umwenjeniyeri cyangwa ufite ubuhe burambe mu bintu byo kubaka atari umwenjeniyeri ntibuze ko ntazi no kureba nanjye byira ngo nanasuzume cyangwa se naba narabuze naho narabonye bari kubaka nyine ngo umenye kuntu ibintu bikomeye n'ibidakomeye biba bimeze none se wowe nta nubwo ujya uhangakira ubuzima bwawe kuko umuntu buriya si imana ushobora kwibeshya uvuga ngo ikintu kirakomeye kikaza kugwa basi wenda ushaka kubamo wajya ujijisha abantu ukaza ukirirwamo nimugoroba ugashaka ahantu ujya kuko bibaye nimugoroba usinziriye nta kwitabara byaba byarangiye wapfuye njye nta guhangayika ko binabaye aba ari impanuka nk'izindi zose ntiwakumva n'ikibazo cyaridutse cyaguye kuri nyiracyo cyaridutse gutya ariko mu bintu bimenyerewe n'ibintu tuzi umuntu aba mu nzu mu buzima busanzwe wenda nanjye mba mu gikoni ni igikoni ariko nta bintu bijyanye na toilette cyangwa ibintu bijyanye n'ubupfu birimo ariko ibyo ngibyo njye ntacyo bimbwiye kuko ubundi njye uko ntekereza nuko wowe utekereza biratandukanye birarongeye n'ibyo byanyuze ibyo byo gutandukanye ndi kuvuga nanjye nshidikanye ko ubwenge bwawe ushobora kuba burimo n'ubusazi ariko ubundi reka nkubaza ubundi ubwo uryama gute gusaza akamatera nk'abandi bose se nkarya hanyuma ubwo ushatse kwisayidira utumva se n'icyo ni ukwagura akamatera nkajya kuri ka kobo ngakemura ibibazo mfite nangiza nkongera nkegekaho matera nkiryamira ndumva ari ukwiranda da ntaba nawe hako se ahubwo ikibazo ubwo iyo matera ntinuka se hakuze ko nyibukira ngigeze nyamira tuza sha uri kujya nshaka kujyamo hano ukora mwiki kwiherera mu nzu yawe kandi yari toilette iriho nyina ko ntabwo ikiri asimbabarira nakubabarira yajyana hanze ngo ntabwo ni nyine reka njye mu ishyamba bijyemo bagufata icyo kibuno bagica ariko muvani basi wajyana imwe ngo nyine nazigiza yajyana ahandi basi isuko wakihangana nta kwihangana umuntu nyiwanjye mu nzu yawe nyine kayajyane mu nzu yawe
atansiyo peti ibyo mu ujya kuri tahanda hatari mu byombo byanjye bose gahura nandi no How do we have this? Musa utumye mbyikorera nk'abana koko